bo leta n'umubyeyi ku kibazo cya Kangondo na kibiraro kubona umubyeyi ashobora kuba wenda ari abandi babereye ababyeyi ariko kuri nge ntago bambereye umubyeyi kuko buryo umubyeyi akuvana muri kategori imwe yo hasi akakuzama mu bindi kategori ariko nge bamvanye muri kategori yo hejuru ahubwo banshyira munsi yo kumutinde ese umubyeyi wakora umuntu nk'ibyo ninde koko ko umubyeyi nukuza kunyangaza ko umubyeyi nukuza kungira impunzi mu gihugu ko umubyeyi nukuza kunyambura ibyanjye nta umuntu wemere kujya kuntuza ashaka mu gihe muri fondasiyo y'ubuzima bwanjye nta ruhare yigeze abigeramo leta kubera ikibazo yateje muri Kangondo na Kibiraro ingo zasenyutse zashize ko umunyarwanda bavuga ngo uruciramo kasiko ugahitana nyoko usibye ko ntabifuriza ikibi ariko nibacishe make nabo bari kuri iyi si tubaye ikaze inshuti bakunzi b'umwene gihugu official reka tubifurize kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe twongeye kuba ikaze ari nako dukomeza kubasaba ko mujya munsi yo video mugakora kuri subscribe mukandakanda ko yiyonzegera rero kugira ngo mujye mubambere mu kubona ubutumwa n'ibiganiro byacu mu gihe tumaze kubitegura umunsi ku munsi uko tugenda tubana namwe twongeye kubaha ikaze kuri kamera ndi kumwe n'umuntu waratangira twibwira hanyuma tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye muraza kumva byinshi bitandukanye turaza kuganira muri iki kiganiro tugwaye ikaze murakoze amazina nitwa Kalisa yego Kalisa abana ari umuturage wa Tera muri Kangondo ya kabiri yego ariko sinababwira ngo mperereye hehe Kalisa ubu ngubu uri murakora iki bo ntacyo gukora urabona burya nawe iriya makiro nta n'imirimo ikibaho nkubwiye ko nari umuturage wari muri Kangondo ya kabiri maze imyaka 3 yego narasenyewe narangajwe yego mbega umeze nk'aho ndi impunzi mu gihugu burya udafite aho uri nta butaka nta kiburya nta naho n'igihugu nta kibufite yego murakoze murabona akazi rero hari ibyo narihangiye mbere y'imyaka 3 bansenyera nari mfite ibyari bintunze nk'umuryango nari mfite amazu yanjye araho ngatunze umuryango nari nashoboye kwiteganyiriza mu myaka yose yatambutse y'ubuzima bwanjye nyine ntegereje hazaza h'umuryango wanjye yego wanareba n'imyaka umuntu aba afite wabyo kuri akazi ko ntako yes ngira ngo ni Kalisa turi kumwe tugiye kuganira urumva ko wakuvuga ati hari byinshi bitandukanye bijya mbere uyu munsi kandi hari uburyo mbayeho bitandukanye wenda nuko nari mbayeho mbere kandi urumva ko uyu munsi ari ikibazo gikomeye cyane kuri we ndetse n'umuryango we hanyuma dutangira ikiganiro cyacu nago turi bujye muri byinshi cyane uravuze ati iyo uri mu gihugu cyawe barangajwe umeze nk'impunzi mu gihugu cyawe mu byukuri ni ibintu navuga ko bitashimisha buri muntu wari wese mu gihugu cye kuba abayeho muri ubwo buryo kugira ngo bigeraho hose ubona byaratangiye gute ega na amateka marema hera kuva 2017 yego aribwo baje bakadukoresha ibiganiro bashaka kutwimura aho twari dutuye yego ariko bafite gahunda yuko bagiye kutwubakira n'ubundi aho twari dutuye bashaka kubaka amazu agezweho ariko iyo miture bagiye gushyira hariya bavuga ko natwe dufite uburenganzira bavuga ko mu kibanza cyanjye ikamvuga ikibanza cyanjye ariho bashobora kubakamo iyo nzu ariko nanjye nkaba nyifiteho uruhare mu by'ukuri bazana iyo sije ya mbere batangiye yabumvaga ari ibintu byiza cyane ariko nyuma yaho baza kudukora expertise baraje baratubarira umutungo wanjye barawubara baha agaciro kabo bawugeneye miliyoni 43,444 ariko mu by'ukuri iyo ureba amafaranga bawugeneye ntabwo ari yarakwi umutungo wanjye umutungo wanjye agaciro kabo kari hejuru ya miliyoni 100 ariko urumva 2017 iyo baza
kumpaye amafaranga icyo gihe mu by'ukuri yari kungira akamaro. Cyaje kudutungura n'iki rero? Cyaje kudutungura nuko bamaze kudukorera inspection, bamaze kudukorera igenagaciro, ahubwo nibwo cya gitekerezo bari bafite cy'uko bagiye kutwubakira hariya Nyarutarama muri Kangondo mu kibanza cyanjye, niho byazanye indi sura yindi avuga ko bagomba kutwimata tujyana he mu Busanza. Mu Busanza rero nirumva ko ni ikindi gitekerezo kindi cyaje nyuma gishyashya tutari twiteze, mu gihe twari twiteze ko bagiye kutwubakira aho twari dutuye. Nyuma yaho rero nibwo twasabye ko hagiye haba amanama menshi tubasaba kujya mu Busanza bidashoboka, ahubwo bagomba kuduhereza ayo mafaranga batubariye batugeneye, kajya gutura aho nshaka k'umunyarwanda mu gihugu burya turahashaka n'uburenganzira bwiwe ntegeko yabitwemerera ko nta n'ugomba kugena aho ujya kuba. Mu by'ukuri mu gihe atagize n'uruhare mu mushinga wa mbere wo ujya guhanga ubuzima bwawe. Biteye agahinda rero kuba warahanze ubuzima bugoye, ugakora ukiyubaka, ukicisha inzara, abana ukabicisha inzara, abana bakiga nabi, ariko mu by'ukuri wamara kugera aho ugeze, umuryango wawe umaze gutuza, umaze gutekana, abana ubona kwiga nta kibazo, abana kurya ubona nta kibazo, kwambara nta kibazo, umuntu akaza ngo senya hano ngiye kugutuza hariya. Mu by'ukuri ni ibintu byanteye agahinda cyane. Ubwo twakomeje gusiragira gutyo turi mu biganiro nabo bakoresha amanama adashira. Ngo naje gutungurwa nuko ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2020 ye kubona mbona baje guhirika wa mutungo nari mfite, baje kunsenyera. Mu by'ukuri icyo gitekerezo ntuzo mushinga wabo, iyo migambi yabo batekereje yo kuza kunsenyera, ngewe yabaye nkaho igishe mu bwonko. Nkagishe mu bwonko icyo gihe nahise nanagenda. Akubwiye ko nari mfite umutungo munini, nari mfite amazu ageze mu 9 nakodeshaga y'abapangayi. Nari mfite inzu nabagamo y'umuryango, yari inzu nini y'ibyumba 5, saro, saramanje n'urubaraza, n'utuntu tunegisi two mu gikari tw'ibikoni bisanzwe byo mu gikari n'amadushe yo mu gikari n'amatuwarete yindi. Ibyo ni kuri kote y'inzu nabagamo, utabariyemo ayo mazu nakodeshaga ku ruhande. Urumva rero gufata ubwo buzima bwe namaze kubaka gutyo, ukaza ukabikubita hasi, nge nkumva ko uje kubishyira hasi. Ubwo nibwo icyo nakoze cya mbere, nahise mpungisha umuryango wanjye. Mu by'ukuri twahuze ariko ntavuga ngo ndabajyana he. Ndavuga ntaho nafite mbajyana, ariko kugira ngo icyo gihe cyari igihe gikomeye. Urabona mu gihe cya Covid, muri cya gihe bafataga abanyeshuri abana bavana ku mashuri, leta bavana ku mashuri bazana. Uwo munsi abana babazana baje basanga ari bo bari kudusenyera. Urumva nanjye nabonye uburyo abana banjye bavuye ku ishuri, mbona uburyo batangiye kugira ikibazo. Nibwo nafashe ya mbere mbanza gufata igahunda yo kubanza guhungisha abana, kugira ngo n'ibyo bize kuba ariko bibe mu by'ukuri batabireba. Nubwo ari abana bakuru ariko ntacyo batabonye, byose barabizi. Yani uyu munsi barabimbaza, bambaza iherezo ry'ubuzima bwacu, iherezo uko rimeze. Avuga ati iyo mu ijoro yonyine niyizi uko tuzabaho. Hanyuma ikibazo cya Kangondo ni ibibazo byakunze kugenda byumvikana mu itangazamakuru, byagiye bivugwa inshuro nyinshi, ndetse mu minsi ishize hari abaturage baherutse kwimuka bimukira mu Busanza. Hari bamwe basigaye leta ivuga ko bakeneye guhabwa ingurane zabo, bafite igenagaciro ryiri hejuru ya miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda. Wowe wari uri mu cyiciro hango hagati aho ngaho? Bo nanjye ndi mu cyiciro cya 35. Yego. Bo ariko urumva ngewe w'imyaka 3 ntandukanye n'abariya basenyeje ubundi bamaze kubishyura. Yego. Urumva ko abantu bari hejuru ya miliyoni 35
mu gihe cyo gusenya ejo bundi numva ari mu kwezi kwa 9 ndibaza gutyo ni umwaka ushize basenya andi mazu yandi ariko amazu y'abari hejuru ya 135 barayareka babasobanurira ko abari muri icyo cyiciro amazu yabo ntayahari urumva arabo bose bo bahise babishyura amafaranga yabo ariko urumva ngewe ntandukanye nabo maze imyaka 3 narasenyewe hari byinshi natakaje hari ihungabana umuryango wagize nanjye ubwanjye nagize urumva ngewe nibyo nabasabaga ko hagati yanjye nabo byibura twagombye kuganira ariko batagendeye ngo kuri cya giciro bambariye 2017 ikindi kandi bagaha agaciro iriya myaka 3 namaze ndi kwangara n'umuryango nabyo bigahabwa agaciro kuko mu minsi yashize bigeze bampamagara mu by'ukuri ni nako nabasobanuriye narababwira ati ayo mafaranga manjye ya 2017 mu by'ukuri yo muza kuyabakira gihe yari kungira akamaro ariko rero mpereza muri iki gihe imyaka 3 irashize ndimo narangaye ikindi kandi n'ibiciro ku isoko byakira byarahenze byarahindutse kuvuga ngo uko waguraga ibati kiragiye siko uyu munsi bimeze uko ubutaka bwagwaga kiragiye uyu munsi siko bimeze ubwo rero nge nabasabye ko hagati yanjye nabo twakora ibindi biganiro ariko bitagendeye kuki icyo giciro bari kumbwira nabo bagenda babitekerezeho nk'abantu ariko wumva nyine gahunda bafite ni ya nta gihinduka ariko nababwiye ko icyo ari cyo cyifuzo cyane iyo ubaze kuva 2017 kugera 2023 harimo imyaka 6 kuki uba ari imyaka 3 wowe ni uguhera 2020 kuva bagusenyera niho uhera kuko ngenda bara iyo myaka 3 ndi kwangara ariko ubundi iyo ubaze ubundi itego ryo kwimbura umutwe w'igihugu rusange ni 2020 ihuye n'amezi ane ni ukuvuga deja 2018 mu kwezi kwa munani uriya mushinga wari wamaze guta agaciro ariko bo iyo twaganiraga nabo wumvaga buri gihe cyose hari amanama ahora y'iminisiteri akaza umujyi wa Kigali ukaza iki turimo turadiringa kuri icyo kibazo ni ukuvuga ngo ngewe ntabwo kiriya gihe tukidiringa nabo turi mu kuganira nabo mu by'ukuri wumvaga ko tuba dufite icyizere ko byanaye amafaranga baduhereza noneho byawe nagize ikibazo gikomeye cyane bamaze kunsengera wumva nibwo nagize ikibazo cyane kuko no kubara impamvu nkubwira guhera 2020 urabona ko umusaruro mbumbe wavaga mu mutungo wanjye buryo watangiye guta agaciro nubwo na mbere abari batwirukaniye abapangayi ariko byarari ndi mu mutungo wanjye ntabwo rero ndaratangira kwangara ngo bagize impunzi nsingira homba tugera nicaye iwanjye abana nshobora gukoresha byose abana bakiga nta kibazo ariko kuva 2020 kugeza iyi saha tuvugana ni ikibazo gikomeye cyane iyo ugerageje ukabaza uti se ko abandi bahawe ingurane ngewe kuva icyo gihe cyose nkaba ntarahabwa ingurane yanjye kandi nari kigenda agaciro rinyemerera guhabwa ingurane iyo ugerageje kubaza bakubwira ngo iki nibyo nabajije nibyo nakubwiraga usanga n'ubundi gahunda bafite ari yayindi kumbwira ati wowe ayo twakoreye 2017 niyo tugomba kugenera sibyo nabwo atariko mwagombye kwicara twaganira ibyo byo kwicara kuganira nabo bo ntibabishaka ntibabikozwe bo bumva ko icyo bavuze ni icyo ariko ukibaza ku mutungo nawe uvunikiye nta nkunga yabirimo tukaba dufite itegeko nshinga mu by'ukuri Repubulika y'u Rwanda igenderaho umunyarwanda akaba afite itegeko rimurengera yewe niho natekereje nibaza ese hano mu gihugu cy'u Rwanda hari abemerewe guhonyora itegeko nshinga n'abo rigenewe guhonyora
niba narimuye kubw'inyungu rusange kubw'inyungu rusange niyo handi iyo uri mushoramari ashaka ubutaka bwanjye burya nk'umwenegihugu nagombye kugira agaciro mu gihugu ndetse n'ubuyobozi bukandeberera ariko ikibabaje ni uko noneho ahubwo bwa buyobozi nibwo buri ku nsonga bugaha agaciro uriya mushoramari ushaka iwanjye kuruta njyewe w'umwenegihugu. Urumva nibyo nabasabye kuganira ariko nabo ugasanga ntabwo abikozwa. Tukiri aho nibwo bansenye nibwo twagiye no mu butabera, nibwo twagiye nafashe n'inzira njya mu butabera. Icyo gihe n'ubundi wabonye ubutabera nabwo nabonye ntabwo nabonye kuko ureba n'umwanzuro mu minsi ishize badusomeye baraza ko nsinzwe njye na bagenzi banjye twari turi ntabwo na bagenzi banjye twari turi ko dutsinzwe, ariko mu by'ukuri wareba mu mwanzuro w'urukiko ukareba itegeko rigutsinze ukaribura. Gusa brief numva ngo gusa icyo basobanura bavuga ati ntabwo ni nako umucamanza yasobanuye ati ntabwo bamwe baba baragiye mu mazu abandi bahabwa amafaranga. Kumvikana kibaza nibura yaremeye ingwani y'inzu n'uburenganzira bwe umutungo n'uwo, ariko se njye niba ndashaka kujya mu Busanza kaba mpagacira imvune y'umutungo wanjye barangenera kandi hanyuma tukiri aho wenda mbere yuko tujya mu butabera hari ingurane yawe y'amafaranga we uvuze ko utari mu cyiciro cy'abaturage baherutse kwimurwa vuba banahawe ingurane yabo abo ngabo bava mu nzira. Wowe igena agaciro ryawe ubundi ryanganaga gute iyo ugereranyije cyangwa se ayo bari bakubariye? Ntabwo ari uko ahubwo ayo bangeneye nayo bangeneye ntabwo mu by'ukuri ntabwo uvuga ngo barabaze ayo bangeneye. Ureba ni miliyoni 43 hafi 44 niyo mafaranga bari bangeneye, ariko mu by'ukuri wabara ama expertise wabara ibi byose byo gusiragiza n'uva ngo kugera ejo bundi 2023 bizira tariki 18 z'ukwa gatatu umutungo wanjye wari ugeze mu gaciro ka miliyoni 120. Naringiye kukubaza ngo ubundi ugereranyije abari ufite inzu zikodeshwa niko watubwiye amafaranga yinjiraga aho ngaho mu kwezi ugereranyije nk'amafaranga winjizaga yangana gati? Ninjizaga 450. 450. Buriya ninjaga mu kwezi, niyo mbabona kuko ko abana banjye bigaga nta kibazo bakarya bakambara nta kibazo. Ntumva ninjiza 450 mu kwezi. Yego. Hanyuma reka tujye mu butabera, ngira ngo nawe uri umwe mu bari bafite mwari mwaratanze ikirego mwaburanaga n'umujyi wa Kigali, uri umwe mu bari muri abo ngabo. Imyanzuro yarasohotse y'urubanza, imikirize y'urubanza mwayakire gute mbere na mbere? Imikirize y'urubanza ntabwo yadushimishije. Ukorera nibyo nawe kuko ureba uburyo n'imikirize y'urubanza yagenze byari nk'ibwirizwa, ntabwo ari itegeko ryakoze ahubwo ryakoze nk'ibwirizwa, kuko uyu mucamanza ubwe yero akavuga ngo ntabwo bamwe bafashe amazu abandi tubahereza amafaranga, sibyo? Ariko yirengagiza ko hari ibimenyetso twamaze gushyira muri systeme byarabyirengagije by'abaturage bamaze kwishyurwa. Abo ngo ubwe nyine bari hejuru ya 35 bari bamaze kwishyurwa. Twarafashe n'amasezerano basenye n'umujyi wa Kigali tubishyira muri systeme, ariko byose byarirengagijwe. Yirengagije ko hari abahawe amafaranga, kandi usibye no kujya no muri ibyo uvandimwe reka ngo usibye no kujya no muri ibyo iyo ukurikiza itegeko nshinga burya buri munyarwanda ku mutungo we afite uburenganzira ku mutungo we. Icyambere cyo
n'umucamanza yemera ko hariya bimuye abaturage mu nyungu rusange mu mwanzuro birimo hakurikizwa n'umwanzuro wabaye mbere y'uko baza kudukoresha amanama yose y'inama njyanama y'akarere ka Gasabo bagifite ubuzima gatozi bemezaga ko uzashaka inzu bazamuha inzu udashaka inzu bakamuha indi ngurane yindi bumvikanyeho sibyo ibyo byose barabyirengagije rero bajya kungenera njye ubwanjye bajya kugera umuturage bara muri Kangondo ari na Kibiraro urumva rero hariya umucamanza ntabwo sinavuga nta bushishozi yashizemo hari impamvu yatumye akora biriya bintu ahaje avuga ati mbo utishimiye imikirize y'urubanza yitegure kujurira uburenganzira bwe ubu rero narajuriye hamwe n'abagenzi banjye ariko mu by'ukuri wenda mu bujurire niho dutegereje turebe ko ubutabera kuko kuri bwo mu Rwanda ko nabwo bushobora kujya niba bazitwanda ku ibyo bimenyetso birimo hariya cyangwa se niba bazaha itegeko nshinga agaciro karyo ibyo nibyo dutegereje ku bujurire ariko se niba imikirize y'urubanza ya mbere mutarayishimiye mukajurira ndetse n'iryo tegeko nshinga muvuga rikaba ritarigeze ribaringanura ku mutungo wanyu ubwo butabera bwo murabwizeye nta vumbi ritararenga burya hari igihe mu cyiciro cya mbere gishobora kuba kibi ariko igikurikiro kikaba cyiza turibaza ko buriya amakosa yabaye mu rukiko rwa mbere nibaza ko mu rwisumbuye mu bujurire bo bashobora ari amakosa yabaye muri abacamanza ba mbere bashobora kuzayirinda kuko byagaragaye ko nyine n'abaturage bitatunyuze niyo mpamvu nabo twabisunze tuzi ko byibura bo bashobora kuturengera byanze bikunze bwatanze ubujurire muri abantu bangahe mu itimu y'aba mbere twari abantu 24 ndumva nyine hari abagiye bacika intege byo birumvikana burya abantu kwihangana ntabwo ari kimwe bacitse intege baremera barimuka cyangwa bakomeje kuba mu buzima busanzwe aho ngaho hanze hari bamwe ndibaza ari babiri bagiye mu Busanza ubu ya maburakindi bamaze gucika intege ariko hari abandi batajuriye kubera ikibazo cyari amafaranga ariya amafaranga 40 kugira ngo uyabone uri umutahe utagira aho uba wagiye mu bundi buzima utari witeze bwo kujya gukodesha nta n'akazi ufite umuryango ugomba kwitaho hari abana ugomba kwishyura amashuri mu by'ukuri biriya nabyo ni ikibazo gikomeye cyane nicyo cyatumye bacika intege bibaza ko mu bantu twashoboye kujya kujurira muri iyo kipe ya mbere abantu 18 dosiye yanyu bugeze hehe baduhaye itariki mu kwa 9 11 z'ukwa 9 karibu tuzajya kuri uyu mwaka tuzajya mu ntegurarubanza ariko ubu nibwo turi gutekereza ko twasaba itariki ya hafi ubwo nitugira amahirwe tukayisaba wenda bakaduha itariki ya hafi ariko reka iyo tariki ifite turetse kuyitekerezaho kuko ntabwo uzi icyo barabatekereza ariko reka tube duteganyije 11 z'ukwa 9 kuri uyu mwaka nicyo gihe baduhereye nitugira amahirwe wenda bizaza mbere yaho n'ibinatinda kandi nabwo ntabwo amezi angahe asigaye ari menshi kuruta imyaka ingahe umuntu amaze uri mu busembere ariko se nk'umunyarwanda ubona iyo umaze igihe kingana gutya ukavuga ati hari ibintu byinshi biba byaragiye bihinduka no mu buzima bwanjye aho nakuraga uyu munsi sinkihakura ibyo nabonaga sinkibibona ubona ari iki gituma abanyarwanda cyangwa se muri rusange n'abaturage bafatwa muri ubwo buryo bishobora gutumaho umuturage agera igihe akumva ibintu byose biranze kandi yari afite uburenganzira mu gihugu cye birabaje kandi biteye agahinda mbonye ureba nk'ibibazo byagwiriye Kangondo na Kibiraro nta handi biraba Kangondo bakemura kudukorera
biriya bibazo bimeze kuriya byo kudusenyera kutwangira gute hari ahandi bagiye babara kandi bakabishyura hari nka Kibiraro ya mbere hakurya y'umuhanda abo bababariye nyuma yacu barabishyura hari mu Kabuga ka Nyarutarama bababariye nyuma yacu barabishyura ukagenda kuri uyu muhanda wa Green Hills unyura Nyabisindu uzamuka hariya kuri Controle Technique aho hose umuhanda wagiye unyura barababariye barabishyura wenda reka tuve mwa bino bice reka tuzamuke hano za Rwampara hari muri Nyarugenge Rwampara hariya barababariye aho bagiye bacisha imihanda hose barabishyuye tugende hariya mu murenge wa Gitega aho bari kunyuza imihanda abo bose barimo barabishyura ariko turibaza ngo ngende yibaza Kangondo na Kibiraro niki turi kuzira kugira ngo baze bagusenyere uriya ntare amaze mu Basanza si Baraka amaze uriya Baraka ari inkamba aho kugira ngo bakuvane mu byawe bajye kubishyira mu nkambi burya ahantu utisanzuye kandi utagiye uhishimiye umera nk'aho bagutwaye ku ngufu bagusunika bagushyira mu kiziko arimo aragukwega buriya ni nk'aba bakakuvuza ati mbo tukwambuye ubutaka tukwambuye n'igihugu nta butaka nta gihugu ndetse tubimenye kugira ngo igihugu kibone uko gifite ubutaka nta gihugu kiba mu kirere numva n'abana abaturage rero wenda bo mu Busanza wenda simbavugiye byinshi ariko cyatwe nanga no kujyayo nuko nabone naho bitaniye n'inkambi ahubwo atavugiye ngiye kuba mu nkambi rero harya ntazashobora no kuba na kontra n'abana banjye menye uburyo ngomba kugana no kugira gute reka nsembere ku giti cyanjye ariko wa muryango wanjye tube turi kumwe muri kaga kose turimo byabarareba kati koko papa ntacyo atari yarakoze nari saba ati papa ntacyo atari warakoze ariko se tuzamabura ubuzima kugera ryari ntagira abuze igisubizo ariko se wenda mu gihe mwatsindwa n'urubanza wenda cyangwa se mu gihe imikirize y'urubanza nayo mutayishimira itaza nk'uko mubitekereza urateganya gukora iki nta kintu cyo gukora kindi gusa ngewe umwanzuro nafashe n'uriya nta muntu wemere kujya kuntuza aho ashaka mu gihe muri fondasiyo y'ubuzima bwanjye nta ruhare yigeze abigeramo narakuze shakisha ubuzima ngira amahirwe kugeraho ngira umuryango wanjye ndabujera uko umugabo agomba kugera urugo rwiwe uko ugomba kumenya umuryango wawe mbikora mu buryo bw'umuco umuryango wawe ndawumenya nta mpamvu yo kuvuga ngo rero wowe ubwawe urangenera nubwo navuga ngo no mu bujwe naho biranze ntabwo ariko uzanyobora ngo ninge hariya gutyo oya nzakomeza mbe uko mbayeho ubwo cyambere nuko ubutaka aho buri buracyari ubwanjye sibyo buracyari ubwanjye ntabwo nahaye ingurane yabwo ubwo ndibaza ko nuzajya kugiramo ibikorwa akoreramo ariko azabikora amaze ko ubutaka ni ubwa Karisa ntabwo ari ubwo wabumuhaye ni ubwa Karisa nifite icyangombwa cya hariya nubwo bakigira gute bagifaburika akazana bakigira gute ariko icyangombwa cya hariya ndagifite uriya ari umutungo wanjye ahubwo uwushaka nyirizina bibaye byiza nuko mbona nyine leta yacu idaha agaciro umwene gihugu bayo ahubwo bagombye kumbuza n'umusoro ashaka kuko iyi saha naho ubutaka bwanjye bugeze iyi saha naho bugeze na miliyoni 200 bazimba kwijira agaciro k'Inyarutarama kuvuga ngo amakuru dufite nuko iyi saha ubutaka bw'Inyarutarama hari muri Kangondo ya kabiri metero kare imwe y'ubutaka iri ku 120 sibyo mu gihe ngiye bajya kumbara bajya kungenera bangene metero kare ku 8 umva kandi ubutaka bwanjye aho buri ni metero kare 496 haburaho metero kare nke kugeza 500
numva harimo ibibanza hafi bibiri, bazi izo metero kare 496 kuba ari 120, urumva amafaranga arimo y'ubutaka y'utabariho ibyari biri hejuru. N'ubu waza ukambwira ngo twirengaje ibyari biri ku butaka bwawe hejuru, rero ku butaka tubari ku 120, umva amafaranga yabarimo, sibyo? Urumva rero ubutaka bwanjye n'ubundi buracyari ubwa Kalisa, igihe cyose uko bizagenda kose ni ubwa Kalisa, nubwo bazavuga ngo bapirate ibindi byangombwa bindi cyangwa bagashaka indi system indi bakoramo, ariko ubutaka isa n'ubwa Kalisa. Hari abaturage bavuga bati leta n'umubyeyi, bitewe wenda na gahunda zitandukanye leta igenda ishyiraho no kwimura abaturage bahariye muri Kangondo. hari n'ikibazo kivuga ko hari abatuye hari imiturire navuga ko iri mu manegeka niko bakomeje kugenda babigarukaho cyane cyane mu bihe bitandukanye. Bavuga ko hari n'imvura nyinshi izagwa, ari nayo mpamvu leta iri kubikora mu nyungu z'abaturage. Iyo ibyo mubitekereje mukabyumva, wareba n'igihe umaze wirukanka mu nyungu z'abaturage, leta ivuga ati ibyo byose tubikora mu nyungu z'abaturage no kuba tuza hariya no kugira ngo abaturage bature neza, tuba twabareba ibikwiye. Ku ruhande rwawe iyo nyito uyumva gute cyangwa se ubyumva gute? Hari ikintu bagiye bakora, yibaza hari n'ikiganiro uriya arimo kwendageza akora ariko na uriya uyobora Transparency Makire, yego, ariko wabonaga ikiganiro uburyo bari kugitanga, abonaga nabo mbega ibyo bavuga, yego, nabo bameze nk'abari kuvuga ibintu bazi ko bari kubeshya. Ni ukuvuga kubitewe ahubwo hariya muri Kangondo na Kibiraro isa ntabwo turamenya mu by'ukuri umuntu ushaka ari ahantu, kuko umuntu washaka byose afite imbaraga zikomeye cyane. Hari ababanje kubashakira icyaha muri mu kajagari, umvikana, barabanza basengera abaturage ba mbere bari barepfo mu gishanga, baba ko bagiye kubakiza ibiza. Mu by'ukuri ibyo biza ntabigeze bibaho. Reka nkubwire, ariya muri Kangondo nahatuye kuva 2003 nibwo nageze hara muri Kangondo. Kuva nahagera hari ahantu henshi hagiye haba ibiza, kumanga amazi yaguye ku bantu, ariko barinze badusengera nta muturage nziguyeho. Na nisa nubwo bavuze ngo babagiriye impuhwe, ariko se reka twumvikane koko, ugirira impuhwe umuntu umwangaza umusenye umujyana mu nkambi, umwambura ibye byari mubeshejeho ujya umujyana mu nkambi, niko kumugira neza? Bo leta n'umubyeyi nkuko warabivuze, ariko mu by'ukuri ku kibazo cya Kangondo na Kibiraro, bo kubona umubyeyi ashobora kuba wenda ari abandi babereye ababyeyi, ariko kuri nge ntabwo bambereye umubyeyi. Wenda nubwo umuntu avuga ukuri bikaba ikibazo, ntabwo bambereye umubyeyi, kuko uri umubyeyi akuvana muri kategori imwe yo hasi akakuza mu bindi kategori, ariko nge bamvanye muri kategori yo hejuru, ahubwo banshyira munsi yo kumutinde. Ese umubyeyi wakora umuntu nk'ibyo ninde koko? Buryo umubyeyi aharanira, niyo mpamvu n'abana bacu tubashyira mu mashuri bakiga, tutegeka abana bacu nabo bazaba abagabo beza bagiye igihugu akamaro. Ariko niba wowe ubwawe uvuga ngo uri umubyeyi, nibyo koko uri umubyeyi, ariko se kuba umubyeyi ni ukuza kunyangaza? Kuba umubyeyi ni ukuza kungira impunzi mu gihugu? Kuba umubyeyi ni ukuza kunyambura ibyanjye? Ibyo naruhiye imyaka 20 yose nshakisha, uko niko kuvuga ngo wambereye umubyeyi? Ahubwo noneho bwa bubyeyi bwabo turabutegereje isaha. Noneho niba twekikara ababyeyi koko, noneho agahinda ndimo, agahinda turimo, urwangaro turimo, uruzero turimo, ubuhunzi turimo, noneho batugire bavuga ati koko akarengane mwari murimo turakabonye, reka tubarenganure. Bafite ya tegeko nshinga bitoreye, twatoye ya tegeko nshinga twatoye, nabo bakarishyiraho umukono.
bavuga ati umutungo w'umunyarwanda ntavogerwa, ihame ryo kwimunda ku nyungu rusange. Bongere barigara bavuga ati koko abaturage ba Kangondo na Kibiraro twarabarenganyije, twabahoteye. Nuriya muntu wabigizemo uruhare binabaye byiza, ahubwo wagize hari wizira mushinga nawe yakagombye gukurikirana, kuko yahunye itegeko nshinga. Yahunye itegeko nshinga, niba ngo uburyo yuhunye itegeko nshinga buri gihugu cyose umeze nkaho gihonyoye kukigize zero, kuko twese ari ubuyobozi ari umuturage, bya tegeko nshinga niryo rituyobora. Ariko se iyo mushyize mu nyurabwenge zanyu ubundi mubona muhanganye nande? Mu by'ukuri iyo duhanganye nawe, iyo ureba n'abacamanza ubwo baba bafite mu manza nyine bagiye baburanisha zacu, kuko njye narebye n'uriya mucamanza ari kudusomera umwanzuro nyine tubwira ko dutsinzwe, ntarangaje n'uburyo yabivugagamo wabonaga hari ikintu kimwicaye hejuru. Burya uganira n'umuntu ukubwiza ukuri uramubona, n'ukubeshyura uramubona, sibyo? Twese Imana yagiye iduha ubuhanga butandukanye n'ubwenge butandukanye n'ubushobozi butandukanye, ariko uriya mucamanza twapfundikiye urubanza rwacu akadusomera iriya myanzuro hariya atubwira ko dutsinzwe, uburyo yabivugagamo n'uburyo yasomaga wabonaga ari ibintu bamuteruye baramuhereza ati soma gutya 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 gutya. Mu by'ukuri nabo hari aho nageze ndavuga ati sha abantu nabo bashobora kuba atari bo, bashobora kuba atari bahabwa hari ikintu kibicariye kiri gutuma bakora ibintu nk'ibi ngibi. Ariko rero bakagombye kuba nabo bashyiramo ubushishozi. Niba warize itegeko undi akakubwira ati mbo ndavuze n'uriya tegeko warugiye rihonyore, kandi ubundi rya tegeko uzakomeza ibikoreshe, harya ejo uzakoresha iri tegeko rindi ribe ryambere barihonyoye. Biragaragara ko hejuru muri Kangondo na Kibiraro hari umuntu ubyicariye, umuntu ari gukoresha imbaraga zimeze kuriya. Bareka ngo n'akagero kamwe bikwereka ko hariya umuntu ubyicariye akomeye, ni imbaraga zakoreshejwe ejo bundi basenyera bariya b'ejo bundi. Imbaraga zakoreshejwe hariya ni imbaraga utakwibaza, nubwo igihugu cyaba kiri mu ntambara zimeze gute, imbaraga bakoresheje hariya nibo bwa mbere ari nzibonye. Uhamagara amabato n'amabato ya polisi, igisirikare uragihamagaje cyose uragihuruje, uzanye za ambulance zije, umuhanda uvuze yose urakorotire nta muntu wemerewe kwinjiramo, hose wazengurukishije abapolisi n'abasirikari, imidugudu 3 yose irazengurutswe. Cyane arinjiye nshaka kwinjiramo ibi kibazo kuko harimo abavandimwe bari bakinimo, vuga ngo ngiye kubyibange kubafasha kwimuka buce hehe. Biriya namaze kubona ziriya mbaraga bakoresheje uriya munsi baza gusenyera bari abejo bundi, nahise mbona ko ibi bintu hari umuntu ubifite imbaraga zikomeye cyane ubiri hejuru. Iyo mubirebye ntibibatera ubwoba ngo bitume mwumva mwavuga muti uko byagenda kose reka twemere wenda tugarukira aha ngaha, ntabwo twajya guhangana, kuko nanone urabizi ko kwigomeka nanone hari amategeko abihana. Iyo mubirebye ntibishobora gutuma muvuga muti aho bigeze reka twemere twihangana? Ariko tandukanya kwigomeka no guhana uburenganzira bw'ibyawe. Usibye ko numva hari bamwe mu bategetsi babigize iturufu ko abaturage bahari Kangondo bigometse kuri leta, hari umuntu yigomeka gute ari guhana uburenganzira bw'ibye? Wewe waramanutse uva hejuru aho ngaho mu nzego zo hejuru, minisitiri aramanuka, umujyi wa Kigali aramanuka, inzego zose ziramanuka, perezidansi iramanuka, bose baraza hariya baza kudukoresha inama. Shumva? Yego. Badukoresha inama batwereka ko hariya habonetse umushoramari uhashaka.
icyo gihe bavuga ko ari Denis Karera kari wa mushoramari niwe batugaragarije Denis Karera ariko kibaza se ibyo ndagira mbivuze wenda nibyo vuga kwigomeka kuri leta cyangwa kugira gute Denis Karera harya niba ari umushoramari koko yego harya ntashobora kubahiriza amategeko yo kwibanda ku nyungu rusange Denis Karera niba ugomba kujya gukoresha ubutabera Denis Karera niba wahuruje zira bari abasirikari n'ikina bari abapolisi n'abiriya mbaraga zimeze kuriya Denis Karera niwe wazihuruje ahubwo si yaba ari we mwari kuba mwarumvikanye nawe kera bikaba byararangiye bitagombye ko hazamo oya nibyo nakubwira ngo ati burya leta ahubwo yari umubyeyi ahagarara ku nyungu z'umuturage kuruta ku nyungu z'umushoramari kuko umushoramari ari umucuruzi n'amazi agiye kubaka hariya nta mazu y'ubucuruzi ntabwo ari amazi azaza avuga ngo wenda ni bya bitaro tuzivurizamo ni ibiki n'ibiki aje gucuruza niyo mpamvu leta ahubwo yakagombye kujya hagati y'umuturage n'uriya mushoramari ariko igaha agaciro ka mbere uha muturage kugira ngo nabashe kujya gute ave muri cya cyiciro nakubwiraga cyo hasi akomeza azamuke uko ugenda uzamuka burya ni nako uba uteza n'igihugu imbere ndetse n'ubu ni ko ninjizaga 4.5 avuye mu mutungo wanjye aya 4.5 nayishyuragaho umusoro aya 4.5 nishyuraga abana banjye bakiga burya iyo umwana atandagaye ngo ajye mu muhanda w'imayibobo ukaba umuryango mwiza burya uba uri gufasha leta leta ntabwo izaza guhangana ngo ifate ngo kwa Karisa ngo urugo rwamunaniye abana babaye inzererezi babaye mayibobo irwa n'umugore urugo rwanjye kwa rutekanye ahubwo leta iranyifashisha gufasha indi miryango yindi sibyo cyane urumva rero ko mu byo nakoraga byose nanjye nafashaga leta ariko iyi saha noneho sibye ko ntabwo ndi n'umuzigo kuri leta kuko nta n'icyo banamfasha nta n'icyo banamariye mu myaka yose maze ntangara ntiwavuga ngo umwana wanjye se ari ntibazi ngo umwana wanjye ariga ntibazi se urwo rwangaro ndimo mperereye hehe ntibazi se bariho bate bararya bameze bate ibyo ntabwo banabizi ariko kubw'impuhwe z'Imana ndiho niyo mpamvu rero ibyo bavuga ngo kwiga kuri leta nabo bitwaza babigize iyo turufu imeze gutyo rwose ndabasaba ahubwo nibacishe makeya nibacishe make ko umunyarwanda bavuga ngo uruciramo kasiko ugahitana nyoko usibye ko ntabifuriza ikibi ariko nibacishe make nabo bari kuri iyi si ahubwo nibafashe niba kuko baba abantu bazima ahubwo nibagira inama leta ishobore kuba yaha agaciro wa muturage wari utekanye na kibiraro iha agaciro umutungo wiwe iha agaciro itegeko nshinga iha agaciro uriya mwanzuro wo kwiga ku nyungu rusange ibyo kuvuga rwose ngo twigomeye kuri leta oya nyabone banyumve neza ndahanira uburenganzira bwanjye bw'umutungo wanjye kandi bw'umuryango wanjye yego hanyuma iyo hari bagenzi banyu bimutse uravuga bati babuze uko bagera nyine baravuga bati reka twemere tugende hari abagiye mu Busanza hari abo mujya muvugana iyo muganiriye kanone ugaturuka hariya bimeze bite Ubusanza se yego ntabwo nashaka kujya mu byo mu Busanza njye nakubwiye ko iri ari inkambi ntawe utazi ibibera mu nkambi rwose ahubwo nashobora wenda uzakora urugendo shuri nawe ujye kubasura ariko ntabwo kuko nanjye urwo ndiho ntabwo runyoroheye nshobora kuba wenda ndi mu bibazo biremereye kurusha ibyabo ariko wenda ahubwo wenda n'ubagirira impuhwe nawe uzabasura ugenda ubaganiriza ariko nawe nyine utekereza inkambi imeze ite yes hanyuma turimo turagenda tugana ku musozo turimo turagenda tuganira kuri izo ngingo zitandukanye twagiye tugarukaho uyu munsi watubwiye ko mwamaze gutanga ubujurire bwanyu mu rukiko
ndetse bakabaha mu kwezi kwa 9 ni kure cyane. Ntekereza ko uyu munsi turi mu kwezi kwa 3 hasigaye amezi agera kuri 6 yose. Umunyamategeko wanyu abagiye baburanira mu manza zagiye zitambuka, iyo mukurikije uko bababuraniraga ndetse mukurikiza n'ibimenyetso mwari mufite, ubona ari iki cyatumye mutabona ubutabera bukwiriye? Nakubwiye impamvu twabuze ubutabera, hari umuntu uri hejuru uri gukoresha ubutabera, sibyo? Yego. Ubundi burya mu butabera hakora itegeko iryo rya mbere. Niba umucamanza yanzuye ko yemeje ko twime ku nyungu rusange, icyo kirahagije. Igikurikiraho ngo abantu bime ku nyungu rusange, harya itegeko rivuga iki, sibyo? Icyo nicyo cya mbere bagombye kureba. Itegeko ry'abantu ku nyungu rusange rivuga iki? Ko bakorewe expertise babariwe imitungo yabo, harya bayibariwe ku impamvu, nubwo nyine babikoze kuvuga bakatugenera, ariko baratubariye amagira agaciro turayafite, nubwo atadushira ariko turayafite. Ariko abacamanza niho hagomba kugira kuriya babigoye cyane. Mu byo warumbaje, ariko ahubwo icyo nasaba ni ukuvuga ngo ntarirarenga, ahubwo abayobozi bacu noneho nibagirira impuhwe y'abaturage babo. Mu kwa 9 waruvuze, ntabwo ari kera, sibe kumaze imyaka 3 ndi mu Rwangaro. Niba none se tumaze imyaka 6 bigiye kuba 7 deje, turi mu gasiragiro kameze gutyo ngaho ibiki, burya bamaze kuza gutyo no gutekereza mu bwonko bwa nuba ngujya gushakisha ubuzima ntabwo bigishoboka. Niba ngo bibaze neza, buriya twatangiye guhangayika cyane kuva 2018, ese 2018 kujya 2023, umva imyaka irimo hagati aho ngaho. Hasi uribaza ko kuva muri kwezi wa 3 kugera mu kwa 9 ari ntabwo ari kera. Ntabwo ari kera tugize amahirwe tukabona ubutabera bunyuze mu mucyo. Ntabwo ari kera kabisa. Nubwo bavuga ngo ni imyaka 2, nge nzayirindira, sibyo? Nubwo bavuga ngo ni imyaka 3, nge nzayirindira, kuko imyaka maze n'ubundi ndi mu ruzerero nayo irahagije. Ntabwo ari imyaka imwe ntegereje ko nzarenganurwa, ntegereje ubutabera bunyuze mu mucyo. Burya bitegereje ikiza wifuza, ntabwo ucika intege, urakomeza ukagira. Ahubwo nka leta nk'umubyeyi wacu nidutabare, kuko nibyo urabona nk'abo turi kumwe muri iriya gahunda babuze n'ubushobozi. Ahubwo niba batari banabizi, sujya ko ntacyo byose baba banabizi, n'ingo bazishenye bazimaze, ibyo nabyo babimenye. Leta kubera ikibazo yateje muri Kangondo na Kibiraro, ingo zasenyutse zashize. Abana babaye iki, bari kuvuga ngo n'abari mu muhanda babaye ikibazo. Ariko leta yateje ikindi kibazo, abandi bana bari gusubira mu muhanda. None se niba umugabo n'umugore batandukanye kubera ku kibazo cya Kangondo, hari igihe burya abantu tugira imitima yoroshye cyangwa se gutekereza koroshye. Niba narimbayeho ngira icyo ninjiza, umugore akababona wenda 200 arinjiye mu kwezi, 300 arinjiye afashe mu biganza, n'ubwo kugira ngo yinjize arimo arayasohora katanayabona. Buryo umuntu wihanganisha ni bake cyane. Niyo mpamvu rero bavuga ngo ahubwo ntabaza leta, ahubwo nitabara abaturage, igira uburyo barenganura kandi mu buryo bwiza, kugira n'imiryango isigaye itarahirima bashe kuyisegasira. Yego. Yes, watubwiye byinshi bitandukanye. Ufite abana bangahe? Mfite abana 4, hari n'abandi 2 nareraga. Abana 4 bose bari mu mashuri, urumva bari 6, ariko 2 bari bararangije. Ariko urumva nyine abo 4 kwiga nyine ni intambara, bamwe kwiga ntabwo bari kwiga,
bashobora kwiga ni babiri bitewe n'ubushobozi, ariko nabo ndabona aho bigeze nabo bazicara kubera ko ubuzima, urabona ko ubuzima bushobora kugenda buhenda, hari amashuri bwo yarahenze, hari imibereho isanzwe yo ubuzima busanzwe byo kurya n'iki birahenze, hari urwanga two tuzi umuntu agenda akodesha nabyo birahenze, bigakubita nta n'akazi kariho ntako, urumva byose ni ibibazo biri aho ngaho, umuntu aba yibaza ahubwo ejo uko bimeze asanga ari ikibazo. Umujyi wa Kigali ubwo uheruka kugutumiza mu biganiro hari ryari? Ni mu kwezi kwa kabiri, ariko sinibuka itariki neza, ndumva ni matariki ya mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. K'uyu mwaka nibwo bampamagaye. Mu biganiro twajya niba nakubwiye nyine ibyo twagiranye nabo, bumva ko bo nyine bari ko ntsindagira ariya mafaranga bambara 2017, ariko naberetse umutungo wanjye aho wari ugeze 2023 itariki 18, mbereka ikibazo nagize cy'ubutaka buhagaze, bambara ikombo 8, ariko iyi saha ubutaka buri kombi 120. Amafaranga bari bangeneye kiriya gihe, iyi saha urabona aho yajyana ni ikibazo, kandi biba bisaba byibura ngo uve muri kategori imwe ujye mu yindi. Bambwiye ko baje ari intumwa, nanjye ndavuga ati ariko nanjye ndabatumye. Wari ibyo twaganiriye nabo, ndavuga ati rero mu byo tuganiriye mugende ababatumye mubabwire ibyo tuganiriye byose, kuko urabona niba umutungo wanjye isaha ugeze kuri 120, barambariye kuri miliyoni, baramgeneye zira 40, ndavuga ati hagati y'120 na 40 muri icyo kintu kirimo aho ngaho, kandi muhe n'agaciro naho ibihe bigeze, kugira ngo uzabone umutungo nk'uwo nari mfite ntabwo bishoboka, nubwo wenda ntanawubona ariko nkabona hahandi n'ubundi umuryango wanjye ujya wishimiye. Kandi n'ikindi bareba imyaka turi kujyamo, burya umuntu yamaze kujya imyaka 50, burya deja intege ziba zacitse, bari ukwicara ugatungwa n'ibyo wavunikiye. Urumva rero babivuga ko bakundi ati tuze umuryango ahantu hazima, abana bashobore kuba bakwiga, yewe nawe ukeneye ushobore kuba wabaho. Byo nibyo nashoboye kubabwira, agapana gashyize hagati yabo gende bakaganireho. Mu by'ukuri ntabwo warongera kunsubiza kumpamagara ngo bambwire, ariko ibyo twabiganiriye, ariko ntegereje igisubizo cyabo. Ibyo twavuga buriya leta n'umubyeyi nyine, ariko nubwo mu gihe cyatambutse batatubereye ababyeyi, ariko buryo umubyeyi hari igihe agatima kagaruka kongera agatekereza, kavuga ati kuko bari n'abana banjye nubwo nabatereranya, ariko none reka mbagarukire, niyo buryo nabarengera. Yes, ni ibyo ngibyo ngira ngo tuzakomeza kugenda dukora ibiganiro n'ubundi, komeza kugenda tubigarukaho umunsi ku munsi, hari igishya cyabonetse cyangwa se hari icyo twifuza kuganira mu biba bigezweho byose, umwanya tuzakomeza kugenda tugutanga kugira ngo tubashe kuganira namwe, mugire icyo mutubwira, ariko n'abandi banyarwanda nabo bumve ibibazo biba bihari, n'abaturage bagenzi babo ibibazo baba bafite, ndetse n'abanyarwanda, ariko muri rusange tugomba kurebera hamwe uburyo ibyo bibazo byose byakemuka. Karisa, turagushimiye cyane. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Yego, ubwo bagenzi bawe nawe badutahirize basuhuze. Abo ushobora kubona ni ukubaha pole, ni ukuvuga ati mukomeze mwihangana, ariko buryo uko bukeye siko bwira. Jado mugenzi wanyu yarafunzwe. Urumva nabyo ni ibintu biteye agahinda, bibabaje. Yego, ibintu bibabaje cyane. Buriya Jado nawe mu bantu batubabaje, yaratubabaje cyane. Nicyo nyine urabona nicyo kibazo kiriho. Barimo baradushakira ibyaha mu by'ukuri, kandi babishaka mu kuharanira uburenganzira bwawe, sibyo? Yego,
Jado nta kindi ari kuzira nubwo bagenda babikikira bashaka ibindi byaha, ariko Jado arazira kuvuga uburenganzira bwe ku mutungo we. Ariko byanze bikunze ibihe nk'abiya bigomba kubaho, ariko icy'ingenzi ni uko nanjye ubwanjye sinzi ngo nanjye wenda ndiho cyangwa bimeze gute, nanjye bishobora kumva ngo nanjye ejo barantambikanye kubera ko ndi kuvugira ibyanjye. Ariko rero ntacyo biba bivuze burya aho kugira ngo umuntu azaze akwicirwa agashinyaguro, akomeze akugire gute akubuza uburenganzira mu gihugu cyawe, akire gute n'ubundi buzirengaza barabutuje mu gihugu cyacu. Gufungwa ntabwo ari ikibazo burya, nese ko hari n'abagabo bose none uribaza ko bano bari kubikora bari bamufunze, harimo n'abazamusangayo, harimo bazamusanga. Burya baca umugani mu Rwanda ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Burya mu gihe tukiri hano kuba ubutaka tugenda kandi ufite ubuzima uhumeka, hari igihe hariya magiragira ashobora kugutegereza uzira akarengane, cyangwa se hari agakosa baguyemo. Ariko uriya Jado nyine we ni ukomeza kumusabira kuri Nyagasani, akomeza amurengere hariya ari, kandi Imana izamutabara. Nta kibi yavuze, ntigeze arwanya leta, ntiyigeze asebya leta, ntiyigeze agira gute, nta mutekano yigeze ahungabanya, kuvugira uburenganzira bwe ku bye yambuwe. Jado rwose nicyo azi, nta kindi yazize. ngira ngo nibyo ngibyo. Hari umushuti wanjye uherutse kumbwira ngo buri mugabo wese ubundi kuri gereza bafite itafari. Uriya muryango burya nyine buri mugabo wese, si n'umugabo gusa, n'abana n'abagore bose basiga bahinjira, bityo nta mugore wafungwaga. Ariko ingeri zose kuva ku mwana, umugore, umugabo, ikindi icyo batitaye kuri we, ku bayobozi bari batitaye ngo wari perezida wari iki, hariya uriya muryango uburangaye ugutegereje. Ahubwo tumenye ngo tubyitwaremo gute abayobozi mwe, aho kugira ngo mufate inzirakarengane muzishore hariya, ahubwo mwarebye uburyo icyo bibazo bindi mwabikema, ariko mutagiye gufata abantu mu bajugunye hariya muri kariya gahugu. Kandi mumenye ko namwe muri abagabo. Reka dushimira abo twabanye mwese, turabashimiye, tunabifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwese. Ibitekerezo byanyu tuzabibona kuri ingingo twaganiriyeho. Ubwo Kalisa tukwifurize nawe kugira ibihe byiza, twifuza ko uzanahabwa ubutabera bukwiye. Wakoze cyane. Asante murakoze cyane namwe. Yego.